Nyagasani bumbura umurwa wanjye, maze ururimi rwanjye rutangaze hose ibisingizo byawe. Interuro itumira. Turamye Nyagasani niwe Mana yacu. Nimuze tuvugirize Uhoraho impundu, turimbe urutare rudukiza, tumuhinguke imbere tumurata, tumuririmbire ibisingizo, kuko Uhoraho ari Imana y'igihangange, ni umwami w'igihangange, asumba imana zose, n'ufashe imizi y'isi mu kiganza cye, maze akagenga n'impinga z'imisozi. Inyanja niye niyo wayiremye, n'ubutaka bwumutse bwabumbwe n'ibiganza bye. Nimwinjire duhine umugongo twuname, dutere ivi imbere y'Uhoraho waturemye, kuko we ari Imana yacu, natwe tukaba imbaga yo mu rwuri rwe, n'ubushyo buragiwe n'ikiganza cye. Iyaba uyu munsi mwakundaga kumva ijwi rye, ntimugundirize umutima wanyu nk'imeriba, nko ku munsi w'imasa mu butayu, aho abasekuruza banyu banyinjaga, aho bangeragezaga nubwo bari barabonye ibikorwa byanjye. Mu myaka 40 nazinutswe iyo nyoko, maze ndavuga nti ni imbaga y'umutima wararutse, ntibazi amayira yanjye, nicyo cyatumye ndaherana uburakari ko batazinjira uburuhukiro bwanjye. Niba Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibaye n'ubu n'iteka ryose. Amina. Turamye Nyagasani niwe Mana yacu, indirimbo niwe bugingo budashira. Ni wowe bugingo budashira, Yezu Kristo urumuri rw'imitima, twiyegereze tugire nkawe, uduture Imana yakuduhaye. Urukundo nyarukundo turubona iwawe, amahoro n'ibyishimo ni iwawe, ukuri n'ubutabera ni ibyawe. Ni wowe bugingo budashira, Yezu Kristo urumuri rw'imitima, twiyegereze tugire nkawe, uduture Imana yakuduhaye. Niki cyaruta kwitangugirira bukunda, nk'uko waducunguje umusaraba. Duhe kuba intwari nkawe mu rukundo, komeza utugira abawe mu rugendo rwacu, komeza ubucuti bwacu tubukwizere, tuguture ibyo dukunda ntibiturushya. Ni wowe bugingo budashira, Yezu Kristo urumuri rw'imitima, twiyegereze tugire nkawe, uduture Imana yakuduhaye. Zaburi ya 42, urukumbuzi rw'ingoro. Ohereza urumuri rwawe n'ukuri kwawe, bijye biyobora intambwe zanjye. Mana yanjye ndenganura, unyiranire n'inyoko y'abagomeramana, maze unkize abahendanyi n'abagome. Mana yanjye ko ari wowe mfiteho ubuhungiro, kuki usa n'uwanyihakanye? Kuki nagomba kugenda nishimye umwanzi ancumbirije? Ohereza urumuri rwawe n'ukuri kwawe, bijye binyobora inzira,
maze bizangeze ku musozi wawe mutagatifu, aho ingoro yawe yubatse. Ubwo nzegera urutambiro rw'Imana, nsange Imana nkesha umunezero wose, maze Uhoraho Mana yanjye ngusingize ngucurangira inanga. Mbe mutima wanjye ni iki kiguciye intege kandi ukangiriramwo amaganya? Izere Imana, kuko nzagumya kuyisingiza, yo mukiza wanjye n'Imana yanjye. Yubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, yubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ohereza ubuntu bwawe n'ukuri kwawe bijye biyobora intambwe zanjye. Igisingizo cya Ezekiyasi, Izayi 38. Ni wowe uzankiza, ni wowe uzambeshaho, nanjye nzaririmba igisingizo cyawe. Jyewe naribwiraga nti nari ncagashije iminsi y'ubugingo bwanjye, none ngaha ngiye kwinjira mu marembo y'ikuzimu, nzahaheranwe mu gihe cyose nari nshigaje kubaho. Naravuga nti sinzabona Uhoraho ku isi y'abazima, no mu bantu batuye isi sinzongera kurabukwa n'umwe. Inzu yanjye irashenywe, ijugunywe kure yanjye, akihema ry'abashumba. Ngeze ku ndunduro y'ubuzima bwanjye, ak'umuboshyi umaze kuzuza umwenda, akawuzingazinga, amaze kuwutotoraho indodo zisagutse. Kuva mu gitondo kugeza nimugoroba waranyishura horahoza. Ncura imiborogo ngeza mu kindi gitondo, akintare ko cagura amagufwa, ni nako amenagura yanjye. Kuva mu gitondo kugeza nimugoroba akanyica agaheraheza. Dore ndarwigira kimwe n'intashya, nkaguguza nk'intungura. Amaso yanjye arondoberezwa no guhora ntumbiriye ijuru. Nyagasani ndagowe, ngwino untabare, ubu se mvuge iki kindi? Kandi byose ari wowe ubikora. Mu gihe cyose nzaba nkiriho, umutima wanjye uzahora usobetse amaganya. Ngaha ubushuganirwe bwanjye ubumpinduriyemo umunezero. Ni wowe uzikuye amagara yanjye uyakura mu mva, n'ibyaha byanjye byose ujugunya kure inyuma yawe. Kuko rero ikuzimu siho baguha ikuzo, cyangwa se ngo urupfu rukwamamaze, n'abamanukira mu rwobo ntibaba bakizeye ubudahemuka bwawe. Umuzima niwe wenyine ugusingiza, nk'uko nanjye uyu munsi mbigenje. Umubyeyi azamenyesha abana b'ubudahemuka bwawe. Uhoraho ngwino untabare, maze igihe cyose tuzaba tukiriho tuzacurangire inanga zacu mu ngoro y'Uhoraho. Yubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, yubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ni wowe uzankiza, ni wowe uzambeshaho, nanjye nzaririmba igisingizo cyawe. Zaburi ya 64, indirimbo yo gushimira Imana kubera ibyiza byayo. Hahirwa uhorana nawe agaturi iwawe. Mana iri Siyoni, abantu bakwiye kugusingiza kandi bakarangiza imihigo bakugiriye. Wowe wumva isengesho bakubwiye, abantu bose baza bakugana. Ibyaha bikunda kutuganza, ariko wowe ukabitubabarira. Hahirwa umutumirwa wihitiyemo ubwawe, ukamuha kwigumira mu bikari by'ingoro yawe. Tuzahazwa ibyiza byo mu rugo rwawe, ibintu bitagatifu byo mu ngoro yawe. Mu butungane bwawe uratwumva, ukadukorera ibitangaza. We Mana mukiza wacu, mizero ya bose kugeza ku mpera z'isi, no kubatubaye no kubatuye ibirwa byo mu nyanja za kure cyane. Ububasha bwawe bushyigikira imisozi, ugakindikiza ubutwari, ugahosha urusaku rw'inyanja, urusaku rw'imivumba zayo, ukanacubya imyivumbagatanyo y'ibihugu. Ku nkiko z'isi baratangara ibimenyetso werekana, ab'iburasirazuba n'iburengerazuba wabateye kuvuza impundu. Wasuye isi uyuguruye amazi, maze uyigwizamo uburumbuke butagira ingano. Imigezi y'Imana isendereye amazi, maze ugategurira abantu imyaka ibatunga. Dore uko utegura ubutaka
uyobora amazi mu mayogi, ugasanza amasinde, ukagusha imvura y'umurindi ngo ibworoshye, maze ugaha umugisha imbuto zimeramo. Umwaka uwusoza uwuhunda ibyiza byawe, aho unyuze hose hagasigara uburumbuke buteye ubwuzu. Ubwatsi bw'amatungo baratohagira mu butayu, utununga ugasanga buteye ubwuzu. Inzuri zikanyanyagiramo amashyi arisha, n'imibande ikazimagizwa n'imyaka yeze. Nuko byose bigasabagizwa n'ibyishimo bikaririmba. Niyubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Hahirwa uhorana nawe agatura iwawe. Ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu Ibaruwa Mutagatifu, ryo mu ya mbere Mutagatifu Pawulo yandikira Abanyatesaloniki, umutwe wa 5 umurongo wa 4 kugera wa 5. Ariko mwebwe bavandimwe, ntimukiri mu mwijima ku buryo uwo munsi wabatungura nk'umujura. Mwese muri abana b'urumuri n'ab'amanywa, ntituri ab'ijoro n'ab'umwijima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turishima Imana. Muri wowe hari isoko y'ubuzima. Kubw'urumuri rwawe tubona urumuri. Muri wowe hari isoko y'ubuzima. Nyagasani, urukundo rwawe rurahebuje. Muri wowe hari isoko y'ubuzima. Niba Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niba n'ubu n'iteka ryose. Amina. Muri wowe hari isoko y'ubuzima. Sinzwe Nyagasani wahanze ijoro n'amanywa. Igisigizo cya Zakariya. Hasingizwe Nyagasani Mana ya Israheli, kuko yasuye umuryango we kandi akawukiza. Yatugoboreye ububasha budukiza mu nzu ya Dawudi umugaragu we, nk'uko abahanuzi batagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera, ko azadukiza abanzi bacu, akatugobotora mu nzara z'abatwanga bose. Yahagiriye impuhwe ababyeyi bacu, maze yibuka isezerano rye ritagatifu. Ya ndahiro yarahiriye Aburahamu umubyeyi wacu, avuga ko namara kutugobotora mu maboko y'abanzi bacu, azaduha kumukorera ntacyo twikanga, turangwa n'ubuyoboke hamwe n'ubutungane iminsi yose y'ukubaho kwacu. Nawe rero wakana we, uzitwa umuhanuzi w'umusumba byose, kuko uzabanziriza Nyagasani ngo umutegurire amayira, ukamenyesha umuryango w'umukiro, bazakesha kubabarirwa ibyaha byabo. Kuko Imana yacu igira impuhwe zahebuje, ari nazo zatumye zuba rirashe amanuka mu ijuru aje kudusura, akabonekera abari batuye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, kugira ngo atuyobore mu nzira y'amahoro. Ubahwe Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ubahwe n'ubone iteka ryose. Amina. Singizwa Nyagasani we wahanze ijoro n'amanywa. Tunyuje kuri Mwana no muri Roho, twerekeze isengesho ryacu ku Mana Data udukunda. Tubesheho ku bwa Roho Mutagatifu. Isi ikiremwa, Roho yarembaga ku mazi atanga ubuzima, dukanguriwe kugusingiza kugira ngo tugukorere. Tubesheho ku bwa Roho Mutagatifu. Mu ntangiriro zo gucungurwa, Roho yateguye umukiza mu nda ya Bikira Mariya. Dutoze kumvira tubigiriye ingoma yawe. Singizwa Nyagasani we wahanze ijoro n'amanywa. Ku munsi wa Pentekosti, Roho yavugishije intumwa, shyira mu kanwa kacu ijambo rihumuriza. Tubesheho ku bwa Roho Mutagatifu. Mu ntangiriro y'uyu munsi, Roho adukoreramo,
roho dukoreramo abe amasengesho atwongerera imbaraga. Tubesheho ku bwa Roho Mutagatifu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubona abaducumuyeho, ntutarane umutwoshya ngo dukize icyago. Amina. Dusabe. Nyagasani, wowe usakaza ingabire za Roho Mutagatifu ku bagukunda kandi ukabakuza mu buzima bwawe, ubaha kugira uruhare ku mubiri w'umwana wawe. Bafashe kwitwara muri iyi si nk'abana b'Imana, bahamagariwe kwitwara neza kugira ngo babifashijwemo n'imibereho yabo itagira amakemwa, bashobore kugira uruhare ku murimo w'ubuhanuzi muri Kiliziya ku bwa Kristu umwami wacu. Amina. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Amina. Indamutso ya marayika yasohoye ubutumwa bw'Imana kuri Mariya, maze Mariya asamishwa na Roho Mutagatifu. Dore ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bigirirweho. Nuko Jambo yigira umuntu abana natwe. Ndakuramutsa Mariya, wuje inemuhorana n'Imana, wehebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Dore ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bigirirweho. Ndakuramutsa Mariya, wuje inemuhorana n'Imana, wehebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Njye Mutagatifu Imana, urajya udusabira, turabyaye Kristo yadusezeranyije. Dusabe. Mana, turagusaba ngo roho zacu z'inema yawe, kugira ngo ibyababaje Yezu Kristo n'umusaraba we bizaduhe kuzukana ikuzo nkawe, twabwiwe na marayika wo ku mwana wigize umuntu. Ibyo turasaba bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu. Amina. Yozefu Mutagatifu, udusabire.